inono+tv ni agace kacu ka kabiri nyuma yo kubona uko izi mbuto zitungana. Ubu noneho tugiye kubabwira kuri buri rubuto ndetse n'umumaro warwo mu mubiri wa muntu. Turahera kuri kokombure. Kokombure ifite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde, cyane cyane mu gice cy'imisozi miremire ya Himalaya iherereye mu majyaruguru y'icyo gihugu cy'Ubuhinde. Kokombure imaze imyaka igera ku 3,000 ihingwa mu bice bya Aziya y'Uburengerazuba. Ku bemera Bibiliya, kokombure yavuzwe inshuro zigera kuri 3 mu isezerano rya kera, ndetse bivugwa ko n'abagiriki ba kera bakundaga kwifashisha kokombure mu mafunguro yabo ya buri munsi. Kokombure cyangwa se kukumba mu cyongereza ni rumwe mu mbuto zifatiye runini ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni mu gihe kuko ikize ku ntungamubiri, imyunyugugu ndetse na vitamine zitandukanye zifasha umubiri mu mikorere myiza ya buri munsi. Nubwo kokombure ikunda kenshi kubarwa mu cyiciro cy'imboga, siko biri, kuko ari urubuto. Kokombure zibarizwa mu muryango umwe na watermelon, kimwe n'ibihaza ni umuryango w'ibimera witwa cucurbitaceae. Hari impamvu nyinshi ugomba kurya kokombure kenshi mu gihe ariko ubishoboye, kuko ikize kuri vitamine K na B zitandukanye, C ndetse n'imyunyungugu itandukanye biguha ubushobozi bwo kwirinda indwara nyinshi zitandukanye zirimo izibasira umutima. Wakibaza uti kokombure igizwe n'iki? 95% bya kokombure byose ni amazi. Kokombure kandi muri yo yifitemo fibre, ikagiramo proteine, potassium, manganese, calcium zikomeza amagufwa, magnesium, umuringa, vitamine K, vitamine A, vitamine C, vitamine B5, vitamine B9. Nyuma yo kureba bimwe mu bigize kokombure, reka noneho turebe akamaro ka kokombure mu mubiri w'umuntu. Kokombure ishobora gufasha umuntu kurinda umwuma. Nkuko tumaze kubibona hejuru ko 95% biyigize ari amazi, kokombure ifasha umubiri w'umuntu kutagira umwuma, cyane cyane mu bihe by'izuba. Udusate twa kokombure watugeranya nk'ikirahure cy'amazi. Ubushakashatsi bwerekana ko ibiyigize birinda kubyimbirwa, binafasha uruhu kugumana itoto, karinda iminkanyari no gusohora imyanda mu mubiri. Kokombure igabanya ibyago byo kurwara kanseri. Kokombure ikungahaye kuri polyphenol zigabanya cyane ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, iya prostate, kanseri y'umura ndetse n'iy'imirantanga. Kokombure kandi inakize ku zindi ntungamubiri zitwa cucurbitacin zifitemo ubushobozi bwo kurwanya kanseri. Kokombure ihumuza umwuka wawe. Abashakashatsi bavuga ko niba ugira ikibazo cyo guhumura nabi mu kanwa, kokombure yagufasha. Agace kayo gato gakase kayo ugashyira mu kanwa mu gice cyo hejuru, bifasha kwirukana bakteri zitera impumuro mbi mu kanwa. Kurya kokombure bizwiho nanone kugabanya ubushyuhe bwinshi mu gifu, ikaba ari imvano ya mbere y'impumuro mbi mu kanwa. Kokombure ifasha cyane urwungano ngogozi. Kokombure zikungahaye ku bintu bibiri by'ingenzi cyane mu mikorere myiza y'igifu: amazi na fibre. Kurya kokombure nka salade cyangwa se kuyikoramo umutobe bishobora kuguha igipimo gikwiriye ukeneye buri munsi cya fibre. Niba ukunda kugira ikibazo cy'ikirungurira, ugomba kumenya ko kunywa amazi menshi ari uburyo bwiza bwo kugabanya aside iba yabaye nyinshi mu gifu. Ibi kokombure ishobora kubigufashamo. Uruhu rwa kokombure rukungahaye cyane kuri fibre zifasha cyane cyane mu igogora ry'ibiryo no kwihutisha ibiryo mu rwungano ngogozi, bigatuma bisohoka vuba, bityo bikakurinda kwituma impatwe. Kokombure ifasha cyane mu mikorere myiza y'umutima. Kokombure ni isoko nziza ya potassium. Potassium igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Urugero rukwiye rwa potassium mu mubiri, yaba imbere mu turemangingo cyangwa se hanze yatwo, ni ingenzi mu mikorere myiza y'umutima. Kokombure irwanya kubyimbirwa n'ibindi bibazo mu mubiri. Ifasha mu kurwanya ububyimbirwe mu mubiri, irwanya kuribwa mu ngingo, gute ndetse na rubagimpande. Kokombure izwiho gufasha mu gusa neza k'uruhu, gukomera kw'inzara n'imisatsi, irinda kuma kw'iminwa, no ku bari n'abategarugori izwiho kongera ububere bwabo. Icyitonderwa ariko kuri kokombure, niba atari yo wihingiye, mbere yo kuyigura banza urebe niba itamaze igihe isaruwe cyangwa se byibuza yarabitswe muri firigo. Nusanga ifite kuri yo ibara ry'umuhondo cyangwa se inambye, ntukayikoreshe. Mbere yo kuyirya wihata, kuko vitamine A na C ziboneka ku ruhu rwayo.
utubuto twayo ntacyo dutwara, gusa ushatse wadukuramo. Urundi rubuto rwagarutswe mu kiganiro ni watermelon. Ubishatse wayita umwungu cyangwa se igihaza cyo guhekenya, kuko ni urubuto rwera ku ruyuzi, rugira indabo zisa n'intutu kandi rufite bimwe ruhuriyeho n'ibihaza. Mu ndimi zo mu bihugu bidukikije bayita tikiti cyangwa se tikiti maji. Uru rubuto rumeze nkaho nta cyanga rugira, wumva ari nk'amazi arimo agasukari gake. Ni urubuto rwuzuye umutobe, rworohereye, rurimo utubuto duto tw'umukara. Ni isoko nziza y'amazi akenewe kimwe n'izindi ntungamubiri. Uru rubuto ruribwa baruhekenya, aho urya igice gitukura. Ushobora kandi no gukamuramo umutobe ukaba ari unywa. Watermelon uzayisangamo intungamubiri zinyuranye, imyunyungugu na za vitamine. Twavugamo vitamine A, vitamine B1, B3, B6, vitamine C, calcium, magnesium, fibre, proteine, potassium ndetse na lycopene. Ese wakibaza uti nakahe kamaro ka watermelon ku buzima bwa muntu? Watermelon kubera ikungahaye ku mazi, ni nziza mu gihe cy'ubushyuhe ndetse no kurwanya inyota. Uru rubuto rubamo kalori nkeya. Muri garama 100 za watermelon harimo kalori 30 kandi nta mavuta menshi abamo, bituma ruba urubuto rwiza ku bantu bose, yemwe n'abarwayi ba diabete. Ikindi kandi rufasha mu gusohora imyanda mu mubiri. 19% bya vitamine A umubiri ukeneye ku munsi uzazisanga muri uru rubuto. Urugero, muri garama 100 za watermelon harimo miligarama 569 za vitamine A. Iyi ni vitamine y'ingenzi mu kureba neza no mu budahangarwa bw'umubiri, kimwe no kugira uruhu rwiza ruhehereye. Irinda kandi kanseri y'ibihaha ndetse no mu kanwa. Urubuto rwa watermelon rukungahaye kuri flavonoid zinyuranye nka lycopene, lutein, beta-carotene, zeaxanthin, tryptophan. Izi zose zizwiho kurinda kanseri zinyuranye nka kanseri ya prostate, iy'amara, kanseri y'amabere, ibihaha, iya nyababyeyi ndetse na kanseri y'urwagashya. Kuba uru rubuto rukungahaye kuri vitamine C kimwe n'ibindi bisukura umubiri ni rwiza ku ruhu. Icyo usabwa ni ugukuba igisate cyayo cyangwa se gukaraba umutobe wayo ku ruhu hatangiye kwangirika, cyane cyane bitewe no gusaza. Ibi bizarusana kandi binarurinde kongera kwangirika. Mu mbuto kandi twateguriwe uyu munsi twabonyemo urubuto rw'umuneke. Umuneke ni rumwe mu mbuto z'ingenzi mu buzima kuko rufatiye runini umubiri wacu. Uraryohera kandi ukungahaye ubwawo ku ngufu umubiri ukenera. Uzumve kenshi iyo watakaje intege nyinshi ukarya umuneke, imbaraga zigaruka uzumva. Icyiza nanone cy'umuneke ni uko uboneka igihe cyose kandi ukaba uhendutse. Ku giceri cyawe cya senkani ushobora kubona umuneke, byaba byahenze ikaba 100. Nkuko babiduteguriye hejuru, reka turebe akamaro k'umuneke mu mubiri wa muntu. Umuneke ubamo imbaraga umubiri ukenera. Muri garama 100 z'umuneke habamo kalori 89. Umuneke kandi ukungahaye kuri vitamini nyinshi, imyunyungugu ndetse n'ibindi birwanya kwangirika k'uturemangingo dutandukanye. Umuneke wongera akanyamuneza n'ibyishimo, ukarinda kwigunga. Umuneke ukungahaye kuri tryptophan. Iyi ni imisemburo y'ingenzi umubiri ukenera ngo ubashe guhorana ibyishimo, umunezero ndetse no kwibuka ibintu byinshi. Umuneke ugizwe n'amasukari yoroshye nka fructose na sucrose zongera imbaraga mu mubiri. Kubera amasukari bituma umuneke uba urubuto rwihariye ku bantu bakora siporo, bashaka imbaraga z'ako kanya ndetse no ku bantu bafite ibiro bike. Umuneke ukungahaye kuri fibre. Muri garama 100 z'umuneke habamo garama 2.6 za fibre. Ibi bituma urwungano ngogozi ruhora rutunganye, bikarinda constipation. Imineke ni isoko nziza ya vitamine B. Iyi ni vitamine irinda udutsi duto two mu bwonko kwangirika ndetse n'ikibazo cyo kugira insoro zitukuranye. Umuneke ukize ku myunyungugu itandukanye, umuringa, magnesium na manganese. Magnesium igira uruhare mu gukomeza amagufa ndetse no kurinda umutima, mu gihe umuringa cyangwa se silver witabazwa mu gukoresha insoro zitukura. Umuneke ukungahaye kuri potassium nyinshi ituma umutima ukora neza, ikongera udutsi duto dutwara amaraso,
birinda umuvuduko w'amaraso ukabije, kongera potassium ufata no kugabanya sodium akenshi igaragara mu munyu cyangwa se ibindi biri mu munyu. Ni ingenzi mu kugabanya indwara z'umutima nyinshi. Umuneke ufasha mu kurwanya diabete mu bwoko bwa kabiri, kanseri zitandukanye cyane cyane y'impyiko. Yongerera ubwonko ubushobozi bwo gutekereza ndetse ufasha mu ikorwa ry'insoro zera. Umuneke ushobora kugufasha gusinzira neza ku bana cyangwa se ku bantu bakuru basinzira bibagoye. Ushobora kurya umuneke umwe isaha imwe mbere yuko werekeza mu buriri. Nubwo umuneke ari mwiza ariko hari ibyo ugomba kuzirikana. Imineke rimwe na rimwe nubwo bitaba ku bantu bose, hari igihe itera allergie ku ruhu cyangwa se mu mubiri muri rusange. Bimwe mu bimenyetso hari ukuribwa cyangwa kokera mu kanwa cyangwa mu muhogo nyuma yo kurya umuneke. Ushobora gutera iseseme cyangwa se kuruka ku bantu bamwe na bamwe. Turabashimiye cyane, mukomeze gukurikirana inono+tv. Ibindi biganiro byuzuyemo ubuhanga ndetse n'ubwenge biri mu nzira. Ciao.